Chanel afashe Monique na Ngoga ibyabo biramenyekanye. Nguhaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba uri mushya ndakwinginze kora subscribe, ufungure inzogera, nurangiza usharing ku nshuti zawe, ubundi dukomeze turebere hamwe ubusesenguzi kuri filime Urukundo rw'inzitane tubagezaho. Nkuko mubizi rero, iyi ni channel yacu ya kabiri yitwa Impanga Films, tukaba tunyuzaho ubusesenguzi kuri filime twabagejejeho, episode twabagejejeho. Duherukana kuri episode ya 59, akaba ari tugiye gukoraho ubusesenguzi tukareba ese yarangiye neza cyangwa yarangiye nabi. Muratubwira muri comment uko yarangiye, uko mwari muyiteze nuko mwayibonye. Ikindi tuzadusomana comment zanyu kugira ngo mubone ko nazo tuba twazihaye agaciro kandi twanazibonye. Duherukana rero muri episode ya 59, witwa Chanel aje guha Ngoga urupapuro rwa divorce, ahasanga Monique mbibutse ko ari inshuti ya Chanel, akaba ariwe wamugiraga inama, akamubwira ati rekana na Ngoga kuko kiriya kigabo kizagutesha umutwe, kizatuma ubura buri kimwe cyose. Reba umukobwa nkawe utagira imodoka, utagira buri kimwe cyose, ariko yatunguwe no kumubona ari we uri kumwe na Ngoga. Biramutungura cyane, biramubabaza, kugeza naho yashatse kumukubita. Ngoga ahita yitambika. Ese mubona biriya bintu bikwiye ku muntu w'inshuti yawe, akaba ari we usa nkaho ajya kugusenyera cyangwa agacunga intege zanyu nkeya, akaba ari bwo yinjira mu rugo rwanyu? Cyangwa yarari gutabara rwa rugo n'ubundi, cyangwa yararimo ariyegereza Ngoga kugira ngo Ngoga nawe atagira ipfunwe cyangwa atiheba mu gihe yaba ari wenyine? Mumbwire muri comment uko mubyumva. Ariko si aho ngaho gusa, twabonye uwitwa Darlene asigaye aha umwanya cyane ubita Jonathan asigaye asa nkaho nyine yahawe umwanya na Darlene, abantu bakabitekerezaho ibintu bigiye bitandukanye. Ariko muri episode twarangije byarasobanutse, aho uwitwa Darlene asa nkaho afata Jonathan nk'inshuti, ntago amufata nk'umuntu bakundana, amufata nk'inshuti gusa. Ariko harabona nabonye muri comment batangiye kuvuga ati se buriya ntagiye kujya mu rukundo nawe, cyane ko twabonye Darlene avuga ko Jonathan ashobora kuba ari umuntu nyine w'umuhungu w'ibogari. Twabibonye abibwira wa mucuti ukora muri supermarket, aramubwira ati uriya muhungu ni ibogari kabisa. Ariko nyine tubibutse ko Darlene afite umugabo, ariwe tugiye kuvugaho none aha ngaha, witwa Rugero agaragara nkaho ari umugabo udashobotse kubera ko atanga amasezerano akayica. Ni umuntu nyine, kuko twanasize aho yari yahaye Darlene isezerano, aramubwira ati tuze gusangira, birangira ariko mukwepa agenda gake gake, amubeshya ngo ari muri ambutiyaje. Ariko Rugero turamuzi, arabeshya, ni umugabo ubeshya, kugeza naho yafashe abana akabeshya Darlene, akamubwira ati abana reka tubohereze muri interina, nyamara ari inyungu ze bwite. Mutubwire muri comment, ese Rugero ziriya video bamwoherereje arimo arasambana na Jovia cyangwa Tania, mubona ziriya video niziramuka zigeze ku witwa Darlene bizacura iki? Bizatuma abakomezanya bakundane cyangwa bizasenya rwa rugo rwabo? Mutubwire muri comment. Darlene naramuka abonye ziriya video za Rugero bizagenda gute koko? Kandi twabonye uwitwa Rugero abwira Darlene, akamubwira ati reka twongere dutangire bundi bushya, tugire umukozi abagiye iwabo. Dore mama wanjye Mukamusoni, wa mukecuru, yafashe umwanzuro wo gusubira mu rugo rwe. Natwe rero reka turi ukuntu twakwisuganya, ubundi tukongera tukubaka urukundo rwacu rugatera imbere, tukareba ukuntu twasubiza ibihe byacu ubwa kera, tukongera tugakundana bisanzwe. Ariko se iriya video niramukijemo, mubona Darlene azabyihanganira cyangwa Darlene azahitamo gutandukana na Rugero? Kandi koko abantu muri comment mujya mutwandika amavuga ati uriya mugabo Rugero ntabwo ari umugabo muzima rwose, ni umugabo usa nkaho nyine agira amanyanga menshi.
ndakwinginze niba uri mushya rero kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo episode ya 60 itazagucika, kuko nayo tuzanyura ahangaha tuyisesengure. Njye mwumvaga hano nitwa Eric, nkaba ndi umwe mu bakora kuri iyi filime, nkayibasesengurira tukungurana ibitekerezo, mwumva uko mubitekereza. Niba koko ukunda filime urukundo rw'inzitane, nkorera share, nkorera like ni ugukanda kuri ka kaboko gakomeze gutyo ugakandaho gusa, ubundi tugakomeza tukibanira. ni ibintu byoroshye cyane, gukanda like wagize ukanamana comment yawe uko ubyumva, ni ibintu biba byoroshye. sinzi hari abantu bajya kubohereza. Urukundo ni ubuntu guys, ni ugukanda like ugashyiraho agakomenti kawe, ibyo ngibyo biba bihagije kuri njye. noneho waba uri na mushya ukikandira subscribe, ubundi tugakomeza tugaya tuganira. ni ibyo ngibyo byonyine mbasaba, nta kindi. Bye.